kuza hari icyo babajije cy'umwihariko cy'uwashatse gukora ubukwe Vestina. Mbega ibyo ni ikinyoma. Nigeze numva n'umuntu wita umupastori wabivuze ko mbega akora inkuru yose ibyo yavuze byose yarambeshyeye. Bo Vestina nta nubwo ndahura nawe uvuze ngo yaje mu biro byanjye mbega uretse ko nta nubwo twanga gusezeranya abantu tubagira inama tukabaganiriza dukunda mufite. Biragoye ko abantu bazakira rimwe bazakira kimwe. Hari n'abazarinda bava muri ADPR cyangwa mu mubiri batazakiriye. Ariko ni iyihe strategy yo kugira ngo mu mpinduka zigikomeza abantu bazarushaho kuzakira na n'umutima udahungabanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyukurikije n'imyumvire y'abantu batandukanye. Hari umuntu wumva ibintu uyu munsi akabyumva vuba, hari n'ubyumva atinze. Umuntu wagiye ku karubanda agakora inkuru y'ikinyoma kandi rwose ashishikaye, muzabanze murebe n'izindi yakoze murebe ko hari ibindi bizima ajyavuga. Naho hari n'igihe mu bimbaza mukambwe ati umuntu ubu hari uherutse kumbwira tese ko twumvise ko abapastori gusengera abapastori babihagaritse nibyo. Noneho uwo muntu wese wabikubwiye hari ibindi bintu ajya avuga ari bizima. Bega hari ikindi kintu wumvishe kumva hari ikindi kizima yavuze ku buryo ikintu cyaba kibaye cya kabiri. Hasi hakabaho umuntu bitwara nabi mu bayobozi bakorera hasi. Ese nk'abantu bazabihutariramo ko bishoboka. Hari abantu bashobora kwakira izo mpinduka ariko bakazihutarizwamo. Aba bantu bazazihutarizwamo bitewe n'imyumvire nano y'abayobozi, aba bantu bazarenganurwa gute, bizagenda gute? Ikindi nagira ngo baze, ndashaka kubaza ku kintu kiranze itorero ry'abantu bagenda bakora divorce batandukana. Ni ikintu kiri kugenda kiba Kigali mu bashumba mu bakristo cyo mu bandi bantu, ariko nkabona uru rwego wenda rukenewe ku banyetorero bagira ibitangazamakuru kandi ugasanga rimwe na rimwe ibiganiro byabo biba ibyo gusenya kurenza uko byubaka. Hari nabo usanga ibiganiro byabo ugasanga hafi buri cyumwe afite inkuru y'ikinyoma yakoze. Eka nkubwiye ko bamwe muri bo cyangwa benshi hari andi mabwiriza agenda asohoka bigasaba ko abantu bagira impinduka zijyanye nayo. Icyo kurobanura abagore ku nshingano ya gipastori mu gihe tumaze imyaka 85, mbere imyaka 85 ntimukefate nk'imyaka myinshi. Nta nubwo bitangiye kubarobanura, ntibitangiye muri uyu mwaka, ntibinatangiye no muri imyaka 5. Ngenza kuyobora ADPR nasanze abagore baramaze kugerwa abayobozi b'amatorero. Cyanyuma mu ngoma zose zaranze ADPR zabaga zifite inama, ariko tugakorana inama itaraho. Mu byagomba guherwaho iyo ndebye mbona hasigaye nka 5% yo ibijyanye n'impinduka. Ariko muziki impinduka nazo ubwazo hari igihe zisaba zizana izindi impinduka. Barangira imyanzuro tukayimenya, inama itararangira tikadusanga aho turi byose. Ariko uyu munsi biragoye kugira ngo tuzamenye ko inama yabaye, tuzamenye ko imyanzuro yabaye. Ese ku bibazo byiza mwabajije, ariko byinshi muzi n'ibisubizo byabyo, mbivugeho muri make kuko abenshi tubanye igihe mu itorero yanye nuko ntabwo turi twenyine, turi ahantu hari andi mabwiriza yandi asohoka asaba ko habaho impinduka. Numva rero ishinzwe abayirimbyi nabo ni kimwe mu cyiciro gikorera mu itorero gisanzwe kigira amabwiriza. Urumva yagarutse no ku kindi cy'insengero babona zitazakomeza kubaho nk'uko twabigarutse mu bihe bishize. Twagize umwanya wo kuganira n'amatorero kureba ngo ni izihe nsengero tubona zakuza ibisabwa kugira ngo zishyirweho imbaraga, no kureba izindi tubona zitazabyuzuza kugira ngo zihuzwe, ayo matora ahuzwe. Icyo cyarakozwe. Ikindi rero nicyo kwibaza, hamwe hari ibikorwa hatazakomeza kuba insengero, ese bizagenda gute? Amabwiriza mwabonye ko agaruka ku baririmbyi nk'amakorari, akagaruka ku baririmbyi bari mu matsinda yo kuramya no guhimbaza Imana, akanagaruka ku baririmbyi nk'ababikora ku giti, umuntu abikora ari umwe wenyine. Ngarutse ku makona byiza buriya no mu isezerano rya kera
hari ibyaha umuntu yakoraga bikamuteza inenge yo kuba umurimo wo kurimba atakora. Rero ibi nabyo ni byiza ko abantu bumva ko hari ibyaha umuntu akora akabyihana akabarirwa akaba umukristo mwiza, ariko akaba hari imirimo y'aritari aba atakemerewe gukora. Bibazwa itorero kereka iyo afite undi muryango nawe yashinze wabyo wanditse mu buryo bwemewe n'amategeko, ku buryo ibyo azakora bizamubazwa kuko nafite amategeko akurikirana ibyo akora. Ni ngo mvuze kuri icyo ntabwo ari ukubabuza kubikora, ahubwo no kubafasha kubikora neza. Kandi nkuko nabigarutseho, urumva ko dufite amakorari y'ubwicanyi cyangwa se yakoze icyaha cya viole arihana agakizwa. Ni uburyo buhari. Rero ntabwo nakubwira ngo gukora impinduka bigiye kurangira kandi isi igikomeje urugendo. Wize siyanse w'umuganga, isi ikomeje urugendo. Rero nta nubwo navuga ngo noneho kuba hari ibintu byahinduka mu itorero birahindutse birarangiye. Icyakora benshi aba ari abantu bagiye bagira imyitwarire idakwiye n'ibyaha bakabahagarika mu itorero, babagarika mu itorero bagakomeza kwitira itorero, noneho bagahitamo kurisenya, kurisebya, kurivuga nabi. ADPR yo kuba uyu munsi waza ukayivuga nabi, ugashaka ibinyoma uvuga, ntabwo bihindura iko, ntabwo biduhindura ibyo, ntabwo tubiceho kuko icyo turi cyo turakizi. Urabona sound proof dushyira mu nsengero kugira ngo bitasakuriza abantu. Ndi kwibaza atari ko sound proof izajya mu kirere yo niye ko mbona hari igihe abantu basakuriza abantu mu nkuru zikorwa zitari zo. Mbega abantu nabwo ntekereza ko ababishinzwe mu gihugu bashinzwe by'amategeko, kuko turi mu gihugu cyubahiriza amategeko, turi mu gihugu kidashyigikira ko abantu bajya hariya ku karubanda ngo batukane, batuka imiryango, basebeye, baharabike abandi, babeshyira abandi. Rero dutekereza ko ni ibintu bishinzwe abantu batandukanye, nabo bazagenda babikubye kuko dukunda umuryango. Umuntu wese wabivuze muri ubwo buryo, rero muzabanze mushake muri ko hari n'ikindi kizima ajya avuga. Mbega nimubona umuro ntimukajye mutinda ku bantu batagira ibintu bizima, ahubwo mujye muhita mwe kuvuga ibizima, kuko hari igihe usanga n'abantu bakurikira izo nkuru z'ibinyoma kuko namwe mutafashe umwanya wo kubwira abantu ibibubaka. Duze ko ari imyaka yagiye ibaho abantu bagasengerwa ku nshingano za gipastori bitewe n'ikintu batanze. Tubaza uyu munsi uburyo bimeze, cyo nakwizeza nuko uburyo bukoreshwa umunsi mukuru wa pastori ni uburyo bushingiye ku muhamagaro, ku buhamya, ku bushobozi bw'umuntu. Nta muntu wahabwa inshingano za gipastori bitewe nuko hari icyo yatanze. Kandi mu kubarobanura bica mu bapastori muri paruwase, bikaza ku rugo rw'urembo, bikajya mu nama nkuru y'abashumba, tukanabereka abakristo. Iyo tuberetse abakristo, nabwo uwaramuka agaragayeho ko afite ubuhamya bubi, kugeza umunsi ari busengerwe yabyamburwa. Yewe mu mabwiriza yacu anateganya ko nubwo yari amaze gusengerwa, hakagaragara ko hari ikintu kitamenyekanye mbere, igihe cyamenyekanira cyose, kandi icyo kintu kigiye gutuma adahabwa ubupastori, nabwo yabwamburwa. Kubera ko ubupastori ntabwo ari umurimo nk'akazi, ahubwo ni umuhamagaro ujyanye ko ubupastori ntabwo ari umurimo nk'akazi, ahubwo ni umuhamagaro ujyanye no gufasha abakristo gutera imbere mu buryo bw'umwuka. Buryo bizagenda, hari amatsinda y'abantu bafite inararibonye ritandukanye mu bikorwa by'iterambere, ari kugenda areba buri hantu hakorerwa iki. Birashoboka gusanga ahantu hatazaba urusengero, ariko hakaba haba ikindi gikorwa, haba se ECD, irerero, cyangwa se hakoreshwa ibindi biteza imbere baba Kristo na rya torero. Hari n'amabwiriza agenga uburyo bikorwamo, bihereye hamwe cya gikorwa cyari giherereye, babasha gusaba ko hakorerwa ikindi kintu, bigaca mu nzego zibishinzwe bakabihabwa. Twibutse ko ya mitungo yose ahiri hose mu gihugu ni yitorero, kandi ADPR ni itorero rimwe, ntabwo ari umutungo w'umuntu ku giti cye, si umutungo wa runaka, ni umutungo w'itorero. Byose bizakorwa mu rwego rufitiye itorero rya ADPR muri rusange inyungu, kandi birifasha kugera kuri cya cyerekezo cy'itorero. Yagarutse ku mpinduka iyo zibaye,
hari abashobora guhungabanywa nazo, ndetse kina Bobo yakigarutseho. Buriya hari iyo abantu bari mu mavugurura no mu impinduka zikorwa mu byiciro bine. Icyiciro cya mbere ni icyiciro twita mu Cyongereza formation ni uko abantu baba barebana ibiki bikwiye kuvugururwa. Icyiciro cya kabiri ni icyo twita familiarization, ni uko abantu bamenyera bya bindi ibyavuguruwe, za mpinduka zabaye. Cya gatatu tukita foundation, ni uko abantu bakora ibikorwa bijyanye n'impinduka zabaye. Icya kane ni fruition, ko abantu batangira kubona umusaruro n'ibyiza biva mu mpinduka zabaye. Kenshi abantu niko bameze, buriya abantu bakunda impinduka, baranazishaka, ariko iyo zitangiye kuba abantu bagira umwanya wo kurwana nazo. Bega umuntu abakubwira ngo ibintu bihinduke, eko bitangiye guhinduka, iyo mubwiye ngo noneho we hinduka, ahita akakubwira atoya cyahinduka ibindi, eko ngewe ntimubona n'ubu nuko mwasanze hano hateguye. Iyo mugisanga hadateguye gutya, hari n'undi we kuvuga atoya twicare turebe iriya, cyangwa mbega umuntu kenshi abantu bameze gutyo. Rero iyo impinduka zitangiye, hari abarwana no kubyanga nyine. Abarwana no kubyanga ni icyo twita denial, kumva bidakwiye kubaho. Cyane cyane hari n'igihe impinduka ziba nk'uko wabivuze, bikaba abo bigiraho ingaruka. Tuvuge abantu basanze hari inzego nyinshi, zimwe zikavaho, iyo zivuyeho byanze bikunze akaba abantu bagira imyanya batakaza, wa muntu ntabwo azabyishimira, kandi impamvu atabyishimiye hari inyungu ze bwite zakozweho. Kenshi ibintu bivuna mu mpinduka si uko ibyakozwe bitafitiye inyungu itora muri rusange, ahubwo uvunwa nazo ni uko hari ikintu cye bwite cyakozweho. Rero hano niyo mpamvu buri gukomeza kwitaho ko wa muntu nubwo hari icyo yari afite. Tuvuge mu minsi ishize hari abantu bambuye inshingano zo kuyobora amatora kuko batujuje ibisabwa, hari amashuri asabwa kuri uwo mwanya atujuje. Turi mu gihugu, turi mu muryango ugira n'amabwiriza atandukanye. Niba umuntu yarayoboye itorero, kuyobora itorero hari izindi nyungu zari zibirimo zirenze nuko akora umurimo w'Imana. Niba habaye impamvu zitumye wa mwanya utakaza, ibyo ntiba ku itorero gusa, namwe nimukurikira mu gihugu muzasanga mu nzego nyinshi ibyo bijya bibaho. Muzumva ahantu habaye reform, habaye restructuring, amavugurura atandukanye, akaba yatuma hari abantu batakaza imwe mu myanya bari bafite. Ibyo bibayeho rero, mu bintu bikwiye nuko dukwiye igihe cyose gushaka babantu ari kubafasha, ari kubaganiriza, ariko nabo bwakifasha, kuko Imana iduha umugisha ntabwo duhera mu kintu kimwe gusa. Imana iyo iguhamagaye iguhera umugisha mu bintu bitandukanye. Yavuze ku cyo kuboneza urubyaro, twigisha abantu ko bakwiye kubyara abana bashoboye kurera. Ibyo tubitoza abantu cyane, tubigarukaho igihe twigisha abagiye kubana, kuko ijambo ry'Imana Pawulo yabwiye Timoteyo nuko umuntu udashoboye kwita kubo mu rugo rwe ngo abamenyereye bakwiye abari mubi kurenza utizera. Ni nayo mpamvu ikintu gikomeye ni uburyo ki buri muntu wese ufite umuryango, ufite abana, akwiye guharanira icyatuma babana babaho neza, abitaho, ababonera ibakwiye. Mbega ibyo bikwiye kuba binamufasha gutekereza mu gihe atekereza kubyara, kuko Imana yaduhaye ubwenge, yaduhaye gutekereza. Ntabwo turi abantu babaho mu buzima budatekereza, turi abantu bo mu buzima butekereza, kuko turi abantu nyine yahaye ubwenge. Ukwiye no kwibaza ku cyemezo cyose ufashe, n'ufashe icyemezo cyo kubyara, ukwiye kuba unatekereza ku nshingano zijyanye no kurera abana uzabyara. Ikijyanye no kwita ku bantu bagize divorce, na Daniel yakigarutseho cyane, yavuze ikintu cyo kwitabwaho cyane. Tugira gahunda za counseling, ariko abantu bakwiye kureba, birashoboka ko usanga abantu batandukanye ku mpamvu nyine zitandukanye. Iyo twigisha umuryango, naho dushyira imbaraga nuko twifuza ko abantu babana. Ntabwo itorero rishyigikira ko abantu bakora divorce, ariko abasha kuba impamvu umuntu agatandukana no bashakanye, impamvu zijya zibaho. Icyo gihe rero ko bisiga ibikomere kuri we no kubana, ni byiza ko muri ya gahunda y'ibiganiro mfashabugingo na counseling, abashumba ndetse no muri za ministeri z'umuryango
hakomeza gushyirwaho uburyo bwo gufasha abantu bagize ibibazo, cyane no kwita kuri ba bana bakuriye muri ibyo bikomere. Si n'abagize ibibazo bya divorce gusa, hari n'ibibazo bindi. Ngira ngo ni icyifuzo cyiza turi burebe uburyo kikitabwaho, uburyo hashyirwa imbaraga muri gahunda za counseling ku bantu bagira ibibazo bitandukanye. Igihe usanga umuntu yagize ibibazo by'igihombo gikomeye, umutungo yari afite ugatezwa cyamunara, ubuzima bugahinduka ku buryo aba akeneye ubundi bufasha bwihariye. Rero ni igitekerezo cyiza. Ikindi kandi ni nakivuzeho uburyo bwo gufasha abantu kwakira impinduka. Kimwe ni uko impinduka zihoraho kandi mu buzima bw'abantu bose, si no mu itorero gusa. Uburyo bategura, uburyo baganiriza, ndetse n'abayobozi b'amatorero bashya twagize umwanya wo kuganira nabo, uburyo kibakomeza gufasha abantu bagenda bagerwaho n'impinduka. Si no mu itorero gusa, kuko itorero ntabwo ryakira abantu bo mu itorero gusa cyangwa bagizwe n'impinduka mu itorero gusa, rinakira n'abagizwe n'impinduka mu bundi buzima butandukanye. Uburyo rero abantu bashyiraho uyu murongo wo gufasha abantu bagirwaho ingaruka n'impinduka n'ibindi bibazo. Hari igihe mu gice runaka ujya kumva habaye ibiza, umuntu akaba yari afite inzu n'ibindi bikorwa, hakaza umwuzure ukabitwara. Uwo muntu byanze bikunze akeneye counseling, akeneye ubundi bufasha. Hari ubufasha bujyana no kongera kumufasha kugira ubuzima, ariko hari n'ubufasha bwo kumufasha kumuhumuriza nk'uwahuye n'ibi bibazo. Yasoreje ku cyo kubaza uburyo bwakoreshejwe kugira ngo amakuru atanzwe cyangwa se inama zibaye ntuhite kuzisanga hanze. Uburyo bwakoreshejwe nuko nyine abantu babonye ko ari bibi, ubu no kubikora ni icyaha, kandi turanabyishimira, tubishimira abo dufatanije bose. Bwa nimuzumva umuntu ababwiye ngo amakuru nayabonye atariho ivumbi, azababeshya. Umuntu uzumva umwe ati ngewe regional arabimbwiye ko inamerika, azababeshya. Abantu dufite ntabwo bari ku urwo rwego. Mbega umuntu uri ku rwego rwo kuba mu nama dukora, ntabwo ari ku rwego rwo kujya kuvuga ibiri kuberamo. Mbega umuntu uri ku rwego rw'uko twicarana mu nama turi mu biganiro, nta nubwo aba ari ku rwego rw'uko, kuko hari umuvugizi w'itorero ushinzwe gutangaza ibyemezo by'itorero no kubimenyekanisha. Umuntu muzumva babwiye ngo inama iri kuba kandi ibyavugiyemo nabimenye, mbega uwo muntu azaba, niba atazaba akora akazi k'ubupfumu, azaba aragura cyangwa ari umubeshyi, kimwe muri ibyo. Ariko impamvu nyine nta kindi kirenze kuba abantu bari mu nzego zikora inama. Mu biganiro twagize ni uko iyo umuntu tumuhamagaye mu nama akabwira ibiri kwivugirwamo abantu batayijemo kandi adafite inshingano zo kubibabwira, aba afashe icyemezo ko abantu bamwibeshyeho kumuzana. Uwo muntu turamutse tumumenye ayivamo. Mbega niba naguhamagaye tukaganira, ukaba hari ibyo tuganiriye tukumvikana ko ibyo bintu ari ibyacu, iyo bisohoye tutabyumvikanye, uba wiyemeje ko tutazongera guhura ngo tuganire. Mbega ntabwo uri ku rwego rwo kwicara muri iyo nama. Ndumva nabashimira cyane, nababwiye ngo ibyo mwambajije nubwo byari byinshi, ariko munafite n'ibisubizo byabyo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Sinzi niba mwatwemera tugafata undi mu minota mike dufite, kugira ngo kuko n'amasaha yagiye, twafata nk'abantu babiri. Murakoze cyane. Munyemerere turimo dusoza, mushumba mukuru, mwongere kudunyuriramo bimwe mu bikorwa birangaje imbere ku gusoza umwaka, ndetse munagire message mugenera abanyetorero binyuze
kuri ibitangazamakuru twari turi kumwe, muze no gusoza mudusengera muduhesha umugisha. Murakoze cyane. Ibikorwa biri imbere muri kono kwezi kwa 12, igikorwa cya mbere ibikorwa bibiri bifatanije, ni igikorwa cyo kwizihiza imyaka 85 itorero rimaze, kandi kizaba kinajyana no kureba icyerekezo dufite cy'ibikorwa aho twifuza kugira kugeza 2050 nk'itorero. Icyo gikorwa kikaba kizanahuzwa na gahunda yo gusengera abapastori bizakorerwa mu ndembo zose. Nk'uko nabivuze, tuzatangira kwa kabiri ku itariki 9, tukabatumiye hariya aho bita kwitaba, niho umuhango wo kurobanura abapastori uzabera, kandi muri urwo rurembo tuzaba turi no kwizihiza imyaka 85 itora imaze, tureba ibyagezwe muri urwo rurembo, ariko tunareba ibikorwa by'ingenzi abantu bakwiye kwitaho mu myaka iri imbere. Kuri kwa gatatu ku itariki 10 tuzaba turi mu rurembo rwa Nyabisindu, tuzaba muri paruwasi ya Ruhango, naho turabatumiye nabwo muzaze twifatanya n'ururembo rwa Nyabisindu mu gikorwa cyo kurobanura no guhinshingana abapastori, kandi tunizihiza imyaka 85 tunareba aho tugana mu yindi myaka iri imbere kugeza 2050. Tuzakomeza Igicumbi, naho turabasutumiye ni hariya hafi namwe, kandi ntimuzahabure muri urwo rugendo rwo kwizihiza imyaka 85, ariko no kurobanura guhinshingano abapastori muri urwo rurembo. Tuzakomeza ubwo ahazaba ari kuwa 4, kuwa 5 tuzaba turi mu rurembo rwa Ngoma, mu karere ka Ngoma, muri paruwasi ya Nyamugari, naho mu gikorwa cyo kwizihiza imyaka 85 itorero rimaze muri urwo rurembo, ariko tunaganira by'umwihariko aho tugana imyaka iri imbere, tunasengera turobanura abapastori muri urwo rurembo. Kuwa 6 kuri 13 nabwo tuzaba turi i Nyagatare, mu rurembo rwa Nyagatare, niho tuzahurira mu gikorwa cyo kurobanura abapastori, dushimira Imana imyaka 85 itora imaze, tunareba muri urwo rurembo niho dukwiye kugana n'ibiki dukwiye kwitaho mu gihe kiri imbere. Ku cyumweru mu gihugu hose kuri 14 azaba amateraniro adasanzwe yo gushimira Imana by'Imana yakoze muri imyaka itambutse, ariko harimo no gusenga kugira ngo Imana ikomeze guha umugisha, guha igihugu cy'u Rwanda umugisha, kwagura itorero mu yindi myaka iri imbere. Tunejejwe no kuba ikaze mwese rero abanyamakuru, nyakubahwa mushumba mukuru. Aba banyamakuru baraturuka ku binyamakuru bitandukanye. Mu kanya mbere yuko dutangira, munyemerere nsabe mushumba mukuru adusengera Imana kugira ngo ibane natwe, nyuma tuze kubona uburyo bwo kwibwirana tunakomeza ikiganiro cyacu. Ni karibu muri uyu mwanya. Kambasuhuze kandi dufatanye no gusenga na abo tugiye kuganira bose. Imana yacu nziza, turagushimiye uyu mwanya duhaye. Turi mu mpera z'umwaka wa 2025, tugushimira ko abanye natwe nk'itorero, nk'igihugu cy'u Rwanda, nk'abanyarwanda, kandi ibyo wakoze ni byinshi, turabigushimiye. Mu gihe dusoza uyu mwaka tugakomeza gusengera imiryango, dusengera itorero, dusengera igihugu, kugira ngo dushurire ibyiza bikwiye gukorwa mu mwaka utaha, kugira ngo abantu bose bakomeza kwegeranya no gufata ingamba z'ibizakorwa umwaka utaha, bahishurirwe nawe. N'uyu mwanya tugiye kumara tuganira, abo tugiye kuganira bose tubasabiye umugisha, kandi ubane natwe kugeza dusoje. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, gakoze. Amen. Amen. Iyo abantu batangiye kwezi kwa 12 baba bari kugana mu gusoza umwaka, kandi banatekereza umwaka ugiye gukurikiraho. Mu ntangiriro z'uku kwezi twifuje kongera kuganira namwe. Mu minsi ishize twagize ikiganiro kuri radio y'itorero tugaruka cyane ku bikorwa dufite mu mpera z'umwaka. N'uyu mwanya rero biri mu byo dushaka kugarukaho,
ariko nk'abantu bari gusoza umwaka numva nshaka no gushimira cyane abanyetorero n'abafatanyabikorwa b'itorero muri rusange. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka twatangiye dufite ibikorwa bitari bike binajyanye n'insengero nyinshi zari zifunze, abantu bari mu rugendo rwo kuzuza ibisabwa, ariko igikomeye cyo kwishimira no gushimira Imana nuko umurimo w'Imana, ibikorwa bitandukanye byakozwe muri uyu mwaka kandi tugira ku musaruro ushimishije. Kimwe muri ibyo buriya itorero, kimwe mu byo dukora n'ivugabutumwa ryo kuzana abantu kuri Yesu no kubahindura kuba bigishwa. Muri aya mezi 10 y'uyu mwaka kuva mu kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 10 twagize abizera bashya bakiriye Kristo baba abigishwa barenga 26. Rero ni umugisha, ni ibyo gushimira Imana no gushimira abanyetorero ko nubwo byari ibihe bidasanzwe ariko abantu bakomeje gukora ivugabutumwa. Muri abo kandi harimo 624 bavuye mu biyobyabwenge. Hari ivugabutumwa dukora ryo kujya ku mihanda itandukanye cyane mu kureba rwa rubyiruko ruri mu biyobyabwenge, ko tuzi ko imbaraga z'ubutumwa bwiza ni kimwe mu bihindura abantu n'abari mu biyobyabwenge bakabivamo bakabireka. Rero muri abo navuze harimo 624 bari barabaswe n'ibiyobyabwenge, ariko umunsi dushimira Imana ko babivuyemo. Ibyo kandi tukanabijyanisha kuko itorero ryacu rigira icyerekezo cyo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye. No kuvuga ngo uretse ivugabutumwa ryo kuzana abantu kuri Kristo, binajyana no kwibaza uburyo b'abantu bahinduka mu mibereho yabo, bakiteza imbere, bakagira imibereho myiza. Ariho tugira gahunda zo gufasha abatishoboye kwivana mu bukene n'ibindi bikorwa bindi byo kwita ku mibereho myiza. Muri uyu mwaka twafashije abantu barenga 27 kubona ubwisungane mu kwivuza. Nacyo nicyo dushimira Imana, yuko tunashimira abanyetorero. Binajyana no kubashyira mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya kugira ngo biteze imbere, kuko ubu mu gihugu dufite amatsinda arenga 11,240 birimo abantu barenga 232 bahura buri cyumweru bakagira ibiganiro. Tugira abakristo bahuguriwe kwita kuri ayo matsinda, twita abafashamyumvire, babigisha uburyo babasha kwiteza imbere, uburyo bazigama amafaranga, uburyo yabyaza umusaruro, kuko muri ayo matsinda yose uyu munsi amafaranga bafite bakoresha mu kwiteza imbere arenga miliyari 4 mu gihugu hose. Ayo ni amafaranga abikwa ku makonti atandukanye y'ayo matsinda, kuko kimwe mu byo twitaho ni iki twakora kugira ngo abakristo biteze imbere. Ku cyumweru iyo baje gusenga ni byiza, ariko turibaza ngo iyo basohotse kuwa mbere batashye baba bagiye kuba mu buhe buzima. Rero gutekereza bya bikorwa bituma biteza imbere ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi twitaho. Tunashimira abo bose bakira ubwo butumwa, kuko tubigisha kwiteza imbere, ariko tunashingiye ku mahame y'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riduhamagarira gutera imbere. Imana ishyira umuntu mu ngobyi y'Edeni yamushyizemo kugira ngo akore kandi kugira ngo abeho neza, kugira ngo abeho ubuzima bwiza. Iyo bari muri ayo matsinda kandi binabafasha gusabana, bibafasha muri ya mibanire yabo. Ikindi ni n'ikijyanye no kwibaza baba hehe, kuko uyu mwaka hari imiryango 233 twafashije, bamwe kubasanira amazu, abandi kubakira amazu yo kubamo, kuko ni kimwe mu bikorwa. Iyo twakiriye umuntu mu rusengero dukwiye kwibaza ubusanzwe niyatashye aba mu buhe buzima. Bikanajyana nabo twafashije kubona amatungo abasha kubafasha mu kwiteza imbere. Uyu mwaka hari imiryango irenga 11,000 yahawe amatungo magufi, ari inka. Abo twahaye amatungo
twakoresheje amafaranga arenga miliyoni 415 mu kubafasha kubona amatungo abafasha mu gutera imbere mu buzima bwabo ndetse no mu mibereho yabo. Ibi bikanajyana n'igikorwa cyo kwigisha abakuze gusoma no kwandika no kubara. Itorero ADEPR kimwe mu bintu ryitaho cyane, kuko mu gihugu hose dufite amasantre arenga 1000 ari gukora. Buri rusengero rwose rwa ADEPR ni ishuri ryigisha abantu bakuze gusoma no kwandika. Uretse guterana ku cyumweru, ariko mu mibyizi tugiramo amasaha duhamagara abaturage binyuze ku muganda, gufatanya n'inzego z'ibanze kugira ngo abahari barimo batazi gusoma no kwandika baze bigishwe. Dufite abarimu babihuguriwe babikora. Iyo tubikoze tuba dushaka ko abantu batera imbere. Buriya kumenya gusoma kwandika no kubara ni kimwe mu rufunguzo rw'ibanze ku muntu ushaka kwiteza imbere. Tubona rero nabyo ari kimwe mu bikorwa byiza twishimira, dushimira Imana. Muri imyaka 5 itambutse tumaze guha certificate abarenga 23 twigishije bakamenya gusoma kwandika no kubara. Ibi nabyo nico kwishimira, nico gushimira Imana. Bikanajyana nuko babandi ba rwarubyiruko bamwe bava mu biyobyabwenge, twatanyije gahunda yo gushyiraho amasantre abigisha imyuga y'ubudozi n'ibindi. Ubu dufite santre 27 zirimo abarenga 1500 bari kwigishwa ibijyanye n'imyuga kugira ngo babashe kwiteza imbere. Narindi kugaruka kuri ibyo bikorwa nka bimwe mu bikorwa n'itorero mu rugendo rwo guhindura abanyetorero mu buryo bwuzuye, kugira ngo hari abantu baba bari mu bihe bari gushaka uburyo insengero zifungurwa zuje ibisabwa, abantu bakagira ngo umurimo warahagaze. Ariko reka tubabwiye ko muri ADEPR turi gusoza umwaka hari ibintu byinshi byagezweho. Dushimira Imana, dushimira abanyetorero. Ibi kandi bikanajyana nuko ubu hari gahunda yo gufasha amatorero kubona abayobozi bujuje ibisabwa. Nacyo ni ikindi turi gushimira Imana mu mpera z'umwaka nk'uko twabitangaje. Uretse igikorwa cyo kwishimira ko tumaze imyaka 85, nacyo ni kimwe mu byo tugarukaho, ko uyu mwaka wa 2025 ni umwaka itorero imazeho imyaka 85 ko ryatangiye mu 1940. Mu kumara imyaka 85 rero twifuje ko biba umwanya mu ndembo zacu zose mu matorero abantu basubiza amaso inyuma kugira ngo barebe ngo iyi myaka 85 tuvuye he tugeze he. Ariko tunabihuza nuko ubu twashyizeho icyerekezo cy'itorero cya 2050 cyo kureba ngo kugeza 2050 nihe twifuza kugera. Mu myaka 15 iri imbere twatwizihiza ko tumaze imyaka 100 nk'itorero. Harimo kwibaza ngo nitumara imyaka 100 ni biki tuzaba twishimira twagezeho. Rero muri icyo cyerekezo cya 2050 kirimo intego ngari 3. Imwe ijyanye no gufasha abakristo kwiyongera mu bwinshi no mu bwiza, ariko akaba n'indi yo kubafasha kugira iterambere ryuzuye, ko babaho neza kandi baba ahantu heza. Murabizi turi mu gihugu cyashyizeho icyerekezo kinarimo uburyo abanyarwanda bakwiye imibereho yabo mu myaka 2035 2050. Muri iki cyerekezo cy'itorero harimo kwibaza ngo nuhehe rw'itorero mu gufasha abanyetorero, abagenerwa bikorwa, ko wa muturage wa mukristo umwe uza gusengera iwacu ko tumufasha kwiteza imbere, ko tumufasha ko muri 2035 2050 azaba ari umunyarwanda witeje imbere, uba ahantu heza, ubayeho neza we n'umuryango we. Ibyo rero niho hazamo ibikorwa birimo kwita ku rubyiruko, birimo kwita ku bana, kwita ku muryango, kwita kuri ya matsinda yo kuzigama ku buryo abantu bazigama ariko banatekereza ejo heza, ejo hazaza, kwita kuri ya mishinga yo kwiteza imbere. Ubu twatanyije gahunda y'ubuhinzi. Dufite abarimu b'ubuhinzi b'umwuga twafashe nk'itorero, tubaha kujya kwigisha abakristo ariko bajya kubigishiriza mu mirima yabo. Ni icyo twita itorero ryo mu murima no mu rwuri, gufasha
ba bantu dufite aho dusengera, aho dutuye, aho dukorera, bakora imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi, ko babasha gukoresha bwa butaka bafite bakawubyaza umusaruro, bakabasha korora bijyanye n'umwuga ku buryo babikora byose bagamije kwiteza imbere. Kandi aho turi kubikora, aho twamaze kubitangira, bigenda bitanga umusaruro. Ibyo rero biri muri cya cyerekezo cya 2050, uburyo dufasha abo dushinzwe kugira imibereho myiza. Nk'uko nabivuze, iyo umuntu aje mu rusengero ku cyumweru, aza mu mwanya wo gusenga, wo kuramenya, wo guhimbaza Imana, ariko dukwiye kwibaza ngo itorero rikora iki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Iyo abantu basohotse batashye, baba bagiye kuba mu buhe buzima? Abana bo bigahe? Ese barivuza? Ese bararya? Ese barambara? Ese kuko biba ari ikibazo iyo abantu baje gusenga ariko abana babo bararwaye bwaki, baragwingiye. Ibyo rero dukeneye umupastori, umushumba, umuyobozi utarebera gusa abakristo ko bari mu rusengero, ahubwo unareba ngo iyo bavuye mu rusengero iminsi isigaye babahe mu buhe buzima, kugira ngo bakoreshe za mpano zitandukanye bafite mu itorero. Kuko mu itorero tugiramo impano zitandukanye, tugiramo abantu bafite ubumenyi n'ubushobozi butandukanye. Kubihuriza hamwe bikwiye kuba ari igisubizo cyafasha abanyetorero bose kugera ku iterambere rya mibereho myiza. Muri cya cyerekezo niho twifuza ko urusengero guhinduka umuturanyi mwiza w'aho rutuye. Mbega b'abanyetorero mu nama mpuzabikorwa yabo, pastor uhari, b'abakristo bakwiye gusohoka mu rusengero bakareba, bavuze ngo ufashe metero 500, metero 1000, ukazenguka rwa rusengero rwacu, bakareba ngo ni bande bahatuye, babayeho guti, babayehe mu buhe buzima. Noneho bagaharanira gufatanya n'impano ziri muri mu itorero, kugira ngo babandi baturaniye rwa rusengero kandi bafite imibereho itari myiza, babafashe kubavana muri ya mibereho mibi, babafashe kujya ku rwego rwo kwiteza imbere. Ibyo ni cya gisubizo cy'urusengero buhinduka umuturanyi mwiza w'aho ruri n'aho ruherereye. Rero mu mpera z'umwaka nabwo azaba ari igikorwa cyihariye. Ubu twifuje ko muri buri rurembo dufite gahunda yo kurobanura abapastori, twaraye batangarije mu bihe bishize, guhera ku itariki 9 tuzahera mu rurembo rwa Huye, tugire gahunda yo gusengera abapastori. Ariko muri uru rurembo hazaba harimo n'igikorwa cyo kwizihiza cyangwa se kwishimira aho abantu bageze mu myaka 85, ariko no kongera kuganira n'abagize urwo rurembo imyaka 25 iri imbere. Ntitwifuza kujya, ntitwifuza kugera, ntitwifuza n'ibiki twifuza gukora, nize mpinduka twifuza. Rero nshimire mu ndembo zose bari kubyitegura. Ku itariki 9 azaba ari mu rurembo rwa Huye, dukomeze mu rurembo rwa Nyabisindu. Ku itariki 10 tuzaba turi hariya mu Ruhango, niho tuzakorera icyo gikorwa. Dukomeze mu rurembo rwa Gicumbi, hariya mu Igicumbi. Dukomeze mu rurembo rwa Ngoma Nyamugari. Dukomeze mu rurembo rwa Nyagatare. Nyuma tuze mu rurembo rwa Kigali kuri 15. Dukomeze mu rurembo rwa Muhoza kuri 16. Dukomeze mu rurembo rwa Rubavu kuri 17. Tugiye mu rurembo rwa Gihundwe kuri 18. Aho tuzajya muri ururembo hose hazaba harimo igikorwa cyo kwizihiza imyaka 85 itorero imaze, harimo igikorwa cyo kureba imyaka 25 iri imbere, nihe twifuza kugana, nizihe mpinduka twifuza kugeraho. Kandi harimo no gusengera abapastori. Gusengera abapastori uyu mwaka ni icyiciro cya mbere, kuko twifuza gusengera n'ibindi byiciro bindi by'abapastori umwaka utaha. Abo tugiye gusengera mu kwezi kwa 12 nicyo cyiciro cya mbere, ariko ni gahunda izakomeza n'umwaka utaha. Abo tuzasengera ubu ni hafi 1/3 cy'abo dukeneye gusengera kugeza mu mpera z'umwaka utaha. Tukazasoreza rero ku itariki 20 hano i Kigali, hano kuri Dove Hotel, muri rwa rugendo rwo kuzenguruka indembo zose dusengera abapastori, twishimira ibikorwa byagezweho, tureba ntihe tugana mu myaka 25 iri imbere. Twifuje ko
mu kubisoza tuzabisoreza hano kuri Dove Hotel, tugira n'ibindi bikorwa dutaha ku rwego rw'igihugu, ariko n'ibindi dutangiza twifuza bizitabwaho cyane mu myaka iri imbere. Muri make narindi kubashimira, mbabwira ko nk'itora ADEPR turi gusoza uyu mwaka dushimira Imana ibyo yakoze mu gihugu cy'u Rwanda, ibyo yakoze mu itorero, ibyo yakoze mu miryango yacu, kandi tunababwira ko dufite icyizere cy'ibindi byinshi byiza Imana igiye gukora mu gihe kiri imbere. Ndumva nakongera nkabaha ikaze mwese kandi nkabashimira, murakoze cyane. Yesu aho umugisha. cyane naringize ngo niba mubitwemere noneho abanyamakuru ufite igitekerezo, inyunganizi se cyangwa n'ikibazo abibaze ku nshuro ya mbere. Twaba dufashe 5 ba mbere. Ego yabanje Raymond, kurikira Pastor Claude na Bob na Severson, hanyuma na Ikuzo. Ka tubanzirize kwa Raymond. Murakoze. Nkuko tavuze nitwa Raymond Tuyishimire, ndikira umusake ndetse n'imakuru umunota. Nari mfite ibibazo bibiri. Icya mbere ni ikigaruka nkuko mubitubwiye, hari ibyo itorero rimaze kugeraho, ari ugufasha abakristo guhindura ubuzima mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ufatika. Hari imishinga itorero ryakoze, arimo n'uyu duhagazemo wa Dove wafashije abakristo. Ese itorero rirateganya imishinga yihe migari mu myaka 25 iri imbere? Umuze kubitubwiraho nimba hari uburyo itorero ryateguye mu rwego rwo kwizihiza imyaka 85. Se hari uburyo cyangwa se hari ibyo itorero rivuga ryagezeho, cyangwa nibyo mugarutseho mutubwiye nibyo muri iyo myaka 85 ishize mutubwiye? Hanyuma ikindi nifuza nuko mwaza kugaruka, hari amabwiriza atarakiriwe mu buryo cyangwa yakiriwe mu buryo butandukanye itorero ryaheruka gusohora, arimo nuko abana batarengeje imyaka 17 batemerewe gukora umurimo, ndetse n'abantu bahamijwe ibyaha bya jenoside batemerewe. Mwaza kutubwira kuri ayo mabwiriza kuko abantu bajakiriye mu buryo butandukanye. Murakoze. Murakoze. Nanjye mfite ikibazo kimwe n'atari bibiri. Ku itariki 25 z'ukwa 9 2021, iyo tariki numva muyibuka, nibwo umwaka umwe w'inzibacyuho wari urangiye mutorerwa kuyobora ADEPR Church nk'umushumba mukuru. Ni imyaka imaze kuba 5, harabura umwaka utanu bwo muzasoza manda yanyu. Ni manda yaranzwe n'impinduka nyinshi, ku buryo abanyetorero hari abagiye babyakira, hari abatabyakira cyangwa se batarabyumvise neza. Murabizi uburyo mwagiye muhangana nabyo. Umuntu akibaza ati muri za mpinduka zose mwagiye mukora cyangwa se mugenda mukora, wenda kugira ngo hagire n'ibyo mushyira ku murongo, mubona mugeze nko kuri kangahe ku ijana, kugira ngo wenda za mpinduka wifuzaga ujyaho cyangwa se komite yanyu mujyaho mube muzigeze ku musozo, cyane ko manda yanyu igiye kurangira, cyangwa twitege ko impinduka noneho aribwo zitangiye kuko mwinjiye mu mwaka wanyu wa nyuma? Ikindi cya kabiri, mugenzi wanjye yabaye nko bikomozaho, mwavuze ku kintu cyo gusengera abapasiteri, ariko ntimwakomoza ku kindi cyiciro cy'abapasiteri batari bamenyerewe mu itorero rya ADEPR, abapasiteri b'abadamu cyangwa se abategarugori. Hari abakoreshaga ijambo ritari ryiza baryishingikirijeho ngo abagore ni inzabya zoroshye, nubwo atari ko Bibiliya ivuga yuko ari inzabya zidahwanije n'abagabo gukomera. Umuntu akibaza ati ni iki cyahindutse? ADEPR yategereje iki imyaka 80 hafi 100 kugira ngo none hijye yakimika aba bagore? Ikintu kitahinduwe mu myaka iyo yose ishize kigahindurwa na manda y'imyaka 4-5 iyobowe na Pastor Isaie. Murakoze.
murakoze ni Pastor Claude kubw'Ikaze TV Rwanda. Nyakubahwa muvugizi w'itoro rya ADPR, mbere ya byose nsaba amashyi tubashimire ku byo mumaze kugeraho mu itoro rya ADPR. murakoze. Twagiye tubona byinshi, impinduka zitandukanye mu itoro rya ADPR, tutari twarigeze tubona ibyo bamwe bavuga ngo ni udushya. Mwagiye muhanga udushya, turatubona mu myubakire, mu iterambere, mu burezi, mu buvuzi. Giye utanga urugero, nturanye n'ibitaro bya Nyamata, hospital ya ADPR Nyamata. Mere yaho ngaho usanga inyubako ya ADPR Nyamata, ibitaro bya Nyamata birashaje. Abarwayi iyo barwaye cyane cyane ugeze aho bita muri mu ndwara zikomeye, usanga ibirahure byaracomotsemo rwose, byaramanyaguritse, byavuyemo. Hanyuma ukibaza itorero rya ADPR, ubufatanye bwa leta, akarere ka Bugesera ndetse n'itorero ADPR, ni iki mukora kugira ngo abarwayi baba baje gushaka ubuzima mu itorero rya munuze mu ivuriro rya ADPR Nyamata iyo mbeho ibageraho, amadirishya ibirahure byarashwanyutse bitakirimo, usanga abarwayi bashyiramo udutenge twabo bazanye, udushuka, ibintu nk'ibyo. Ukibaza itorero rya ADPR nako ivuriro rya ADPR ndetse n'ubufatanye bwa leta, kwiyubona kuri fagitire usangaho logo ya leta ndetse n'iya ADPR. Ugasanga rero dufite slogan ivuga ngo isuku ni isoko y'ubuzima, kandi nibyo ni ukuri koko, ariko wajya kureba ugasanga ntabwo bijyanye. Ibitaro bya Nyamata ntabwo bijyanye n'icyerekezo tugezemo uyu munsi, aho abarwayi usanga bashyira ibitenge mu madirishya, nta birahure birimo. Ubwo hari n'ibindi muzabisuzuma mu gihe muzaba mugezeyo. Icya kabiri, hari abanyamakuru bamwe na bamwe bafite inshingano mu itorero rya ADPR, bafite ibitangazamakuru bitandukanye, usanga aribo batiza umurindi. Ugasanga uwakabaye yubaka urugo rw'iwabo ahubwo ari utiza umurindi abashobora kurusenya. Kandi bamwe muri abo ngabo bafite inshingano, ni ba perezida b'amakorali, ni abadiyakoni, bafite ibitangazamakuru, byakabaye biyobora uwo muyoboro abakristo b'itoro rya ADPR kubashyira ku murongo, ariko ugasanga bibakura mu murongo wa gahunda z'itoro rya ADPR, bagamije kubona indamu n'indonke, ariko bakiyambura umwambaro w'ubukozi bw'Imana muri iryo torero rya ADPR. Ese abantu nk'abo iyo mubagezeho cyangwa mubayobora mukabona basenya itorero, bahabwa inshingano mu itorero, mubivuga iki? Tugarutse ku gusengera ku bana b'abahanzi bari munsi y'imyaka 18, hari abana b'abakobwa babiri, Vestina na Dorcas, ni abakristo mu itorero rya ADPR Muhoza, basengeraga muri iryo torero ari abanyeshuri. Nyuma yaho baza kuba abahanzi ku giti cyabo, baza kujya mu maboko y'abantu batari abakristo b'itorero rya ADPR, batangira kwambara bitandukanye, kudefiriza bitandukanye n'itorero rya ADPR, indangagaciro za ADPR. Nyuma yaho umwe muri bo Vestina aza no gushyingirwa. Kwa gushyingirwa bivuga yuko itorero rya ADPR mwamwimye serivisi zo gushyingirwa bitewe nuko umugabo we ari uwo muri Burkina Faso. Bamwe bati ni umusilamu, abandi bati ntabwo ari umwizera w'itorero rya ADPR. Ese koko mwabasha kuduha umucyo kuri icyo kibazo? Nicyo cyaba cyaratumye mufata ingamba z'uko umwana uri munsi y'imyaka 18 adakwiriye kuba umuhanzi ku giti kiwe. Ndabashimiye nyakubahwa representa. Murakoze. Nitwa Ikuzo Emi, umunyamakuru w'Ihumure TV. Hanyuma nyakubahwa mushumba, mfite ibibazo bigera muri 3 cyangwa se 4, byose ndibuze kubibariza rimwe ko sinza kugaruka kuri mikoro. Twagira umugisha wo gusanga uyu munsi uri umuyobozi w'itorero rya ADPR, mufite inshingano zitoroshye. Twamenye neza ko iyo manda imwe ihindutse, indi manda iyisimbuye yirengera ibibazo isanze mu gihugu cyangwa se wenda kuri ubwo buyobozi bw'ikigo runaka. Hanyuma rero amakuru dufite nuko abakristo benshi ba ADPR, nanjye ndimo, ndibuka ko nagurishije ihene yanjye
dutanga amafaranga batubwira ko tuzungukirwa muri ikigega bita siko. Amakuru yose yatanzwe ari abakristo bari kunyumva cyangwa se wenda nabo twicaranye hano nanjye ndimo by'umwihariko, ayo mafaranga ntabwo tuzi irengero ryayo. Ibisubizo duhabwa ni bitubwira ko ngo hakozwe amaliste, ariko ayo maliste dukeneye kuyasomerwa tukagira ngo turebe niba natwe amazina yacu ariho, tutazaza kumva ko hari amazina yanditswe twe tukibura hanyuma ntitubashe guhabwa amafaranga twatanze, kuko nzi neza ko hari n'abaguzemo imigabane irenze umwe. Hanyuma ikindi twamenye neza ko manda mwaje musimbura nyinshi zagiye zitanga uburenganzira ku bashumba bamwe na bamwe bakishyura amafaranga kugira ngo babone imyanya. Hanyuma uyu munsi turi mu mpinduka itoroshye yo gusengera abashumba bashya ndetse harimo n'abadamu. Bikaba birimo biravugwa mu makuru yo ku muhanda y'abamotari n'andi tudahagazeho dushaka guhagararaho, avuga ko benshi batangiye gufata udufaranga kugira ngo bazashirwe mu nshingano z'ubushumba. Ntabwo tuzi impungenge muri buze kumara abantu zivuga ko nta bazahabwa inshingano batarishyuye, mu gihe mutazabasha kugera mu ndembo zose ngo mugere kuri mu mudugudu wose mubaze muti uyu mukristo cyangwa se uyu muntu tugiye gusengera ku bushumba arabikwiriye. Noneho abakristo bazamura ikiganza, ariko bazaba bari inyuma dufite impungenge ko bazaba barya iminwa bavuga bati yarishyuye kugira ngo asengerwe. Hanyuma ikindi kibazo kirabaza ngo abana bakiri bato barimo barahagarikwa mu nshingano cyangwa birimo biravugwa ko batazongera guhabwa inshingano zo kuririmba cyangwa se wenda no guhanura kubera ko bakiri bato. Hanyuma abantu bakibaza batese wenda mu by'ukuri wasanga umuhamagaro w'Imana utagikora mu itorero hanyuma noneho bakavuga bati agiye kujya hakora abantu bahamagawe kubera ko bamaze kuba bahabwa impamyabumenyi z'uko bize. Ikindi kibazo kirabaza ngo insengero nyinshi zo muri ADPR bimaze kugaragara ko zitazongera gufungura cyangwa se aho hantu hashobora kugurishwa. Wenda abantu benshi bakibaza ngo UPI nimwe muzayitanga ni itorero, ayo mafaranga wenda ngira ngo bazabaza icyo azajya kumara, ntago mbizi. Hanyuma impinduka zidasanzwe zo zagaragaye muri ADPR benshi baribaza ngo ni nziza, abandi ntibabyemere, benshi bakabihakana. Hanyuma tukavuga ngo nkamwe abazanye impinduka itari nto nini igaragara, ese ihungabana rya bamwe mu bantu ntago nakoresha ngo zahitanye, ariko narivuga rincitse nkavuga ngo abantu benshi izo mpinduka zahindukiranye, guhandoringa icyo kibazo no kubahumuriza byo byagenze biti. Hanyuma rero ngira ngo wenda n'ibyo bibazo nari mfite, ariko ikibazo cya nyuma ndahita nsoza kirabaza ngo mu mpinduka harimo nyinshi zitandukanye. Mwavuze ku iterambere ry'itorero, ariko twarebye dusanga niba gahunda iri hari ugufasha abanyetorero, tukibaza ngo niba se bakomeje kubyara indahekana, ikintu kijyanye no gutekereza ko twashiramo ya gahunda yo kuvuga ngo kuboneza urubyaro mu idini byo ntibizateza induru. Hanyuma wenda n'abantu benshi bagiye bakora amadivorce, tukibaza ko ngo uyu munsi bahezwa mu nshingano batagomba guhabwa inshingano, ariko ngo mwicaranye mukaganira ushobora kumenya ikibazo cyatumye akora iyo divorce. Murakoze cyane. Murakoze. Reka noneho tujye tugira ibibazo bigufi bijyane n'umwanya. Nitwa Daniel Sevenson. Ngiye ikintu cya mbere ngiye guheraho ndashima nkurikije ukuntu nakuriye mu itorero, nkakorera mu itorero ndi umwana w'umushumba, nkahura n'ibintu bitandukanye byinshi. Abayobozi benshi bayoboye ADPR ku nzego zitandukanye kugeza uyu munsi nagiye nzikurikirana, ariko kugera ubwo hari igihe nabaye umwe mu mpirimbanyi ziharanira ko hari ibintu bihinduka mu rwego rwo kugira ngo umuryango mugari wa ADPR ubashe kugira bimwe binoze. Rero nge ndashima icyambere cyo ubuyobozi uyu munsi mu mpinduka nyinshi maze kubona cyangwa se numvishe cyangwa se zimaze kugerwaho, hari byiza byinshi byakoze ntananirwa gushimira, kuko nge n'ingoma mwasimbuye yaramfunze kubera ko kutemera bimwe nabyo bankiraho dosiye ikomeye ndabifungirwa. Rero ndashima ko uyu munsi hari ibintu byagiye biba byiza bigacayuka, akaba nubwo abantu batabyumva kimwe impandiko niko zigenda,
ariko njye nabanza gushimira murakoze. Ikintu cya kabiri mbaza mushumba mu mpinduka